kandi ikindi cy'umuntu burya afite n'icyatanga musho buriya ntukarenganya umuntu ngo ntiyaguhaye urukundo nawe urwe ntarwo afite wenda ntarwo yahawe rero biba byiza iyo umenye umuntu ikintu akunda rero kubona aramushyiriye ururabo nuko nzi ko biri mu bintu akunda mu bintu akunda harimo n'indabo rero mushumba icyo navuga cyo arashobotse se arashobotse Pastor Mutesi ngewe nitwa Manu Ingoro TV Apostle Zino Official ibintu rwose ni sawa mwaka mushya muhire Zone 250 hari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga abantu munyarukireho muyirebe kandi nanone abantu muhamagare Apotere pero kabibwira babwa ati nge nyamara nduyu nguyu ubona mugabo wagize yerekora bamwe baracyari kwerekwa urimo urasa neza mushumba umeze neza Imana ishimwe n'ukuri ndagushemeye iryo jambo abantu bari tubwira ni bakeye warubizi abantu nkatwe bagiye bahura n'ibikomere buri abantu batubwira iryo jambo turishima ngo kunde indabo bikomeye nabonye ushyira Pastor Fanu ururabo ejo bundi menya Pastor Fani Pastor Mutesi Pastor Mutesi ndabitiranya rwose se kuki ubitiranya ni inshuti zanjye bose ariko Mutesi we ntago turahura ntago murahura ntago turahura ariko Fani we ni inshuti yanjye mwifuriza ibyiza ni umuntu mwiza rwose abantu ko bamuzi siko ngiye muzi amen ni umuntu mwiza kabisa yego urabyo rero urushyitsaye muragambana ngo save the date igiye gusohoka ku kiwanyimya amakuru ntago nari kuyaguha buriya amakuru neza surprise buriya ari umufaransa wavuze ngo il ne faut pas danser avant la musique undi aravuga ngo on ne va pas rapport de russe sans la voix artiwe bishatse kuvuga iki ubundi nta muntu utangaza ibintu bitari byaba ariko niyo mpamvu twabibitse rero ni ukuri nanezerewe Imana niba ari inkuru yashimishije umva niba ari inkuru yashimishije niriya nkuru ya save the date y'umushuti wacu mwari mubizi ariko twari tubizi ubwo duheruka mu rugo twamusuye yaratubwiye ati rwose bashumba sha muri uyu mwaka n'ukuri ibintu bizagenda neza ndabyibuka tunari mu rugo hari isengesho nasize natuye nk'umutambyi riri muri Ezekiyeli ry'ukuntu Imana yajyanye Ezekiyeli mu kibaya iramwereka amagufa yumiranye ndiwe rero hari ijambo nasengeye muri icyo gitabo ndavuga nti Mana ku mujakazi wawe hari ibintu mu kibaya amazi imisare babyumiranye ariko mu butware mpabwa n'ijambo ry'Imana ndatuye ngo guhera uyu munota haleluya aya magufa yumiranye najyeho inyama najyeho uruhu kandi noherezamo n'umwuka ubwo niwe wahanuye narahanuye kandi mu ijambo mbwira mushuma nabwo ntumva musho uyu mwaka tugiye gutangira 2025 n'ukuri ibintu warebaga mu kibaya byumiranye n'ibisubirana ubuzima mu izina rya Yesu rero iriya nkuru yashimishije mu by'ukuri reka dushimira abantu bakoze subscribe kuri Apostle Zino Official yego n'ukuri n'abandi bari bwumve ibiganiro ari ubwa mbere bajye bahita bakanda kukazugira kugira ngo bigende neza no ku Ngoro TV bagende abavandimwe bari mu Burundi aba diaspora bari mu ntara ya gatandatu abatameze neza bari ku gisasiro mu ngo zabo ndetse no kwa muganga uyu ni umushumba usize amavuta ni umuhanuzi nuko aca bugufi kandi rwose aritonda kandi aranasabana nibyo tugiye kuganiraho rero abantu bakuzi nk'umuntu usezeranya abantu b'Imana yego nizere ko bagutumiye ko ari wowe uzasezeranya rero buriya abantu banzi mu mashusho menshi harubizi abantu banzi mu mashusho menshi bitewe naho umuntu agenda mbona hari umuntu uzambona mu ishusho ndi kwigisha ibijyanye n'ingo undi akambona mu ishusho ndi gusezeranya undi akambona mu ishusho ndi kubatiza undi akambona mu ishusho ndi gukora deliverance indi akambona ndi mu biganiro rero ikintu bita umushumba ni ikintu kinini ntabwo umushumba uzamubona mu ishusho imwe gusa kuko ikintu kijyanye n'igishumba harimo ibintu byinshi cyane kandi byagutse niyo mpamvu abashumba batubona mu bintu bigiye bitandukanye niba kajya bavuga ngo ariko abashumba kuki bahora bajahagurika hoya byose twarabisigiwe kandi Imana arabiduhamagariye uri umushumba ni nk'umubyeyi abantu bagiye gutangira bibaze rero nago turi bujye kure y'inkuru ya Pastor Mutesi ndagira ngo nkubaze ngewe uri guhostinga byanshimishije ariko mfite ubwoba bwa fyushyuriza abantu bagiye kubwica kandi bagashaka ikintu ngo tumuhombe urabizi ko tumuhombe yateye icyo kintu rero nanjye ari umuntu wabonye na postinze invitation ye arambwira ati Mana hati mushuti ndumva ngize ubwoba ese ubwo babwiye ati Mana we
nanjye nabugize niyo mpamvu yabimbwiye ati mushuti ngize ubwoba ati se mubaze se ngize ubwoba bw'iki ati mana ati ko mushuti wawe ati Pastor Mutesi atasoye save the date kare atazi ukuntu abajya bamuroha ibitero byinshi ati abantu ndibaje ngo bamuhagurukire koko nubundi ati dore ubukwe buri mu kwa gatatu kuri 30 none asohoye save the date mu kwa kabiri ati ukwezi kwa kabiri kose ati ndetse prito mu kwa mbere ati ukwezi kwa kabiri kose kuracyahari no kwa gatatu hafi ya kose kuracyahari ati ubu ntagiye guhagurutsa abazimu n'abadayimoni imbere ndababwira ntumva rero mureke mbabwire bavandimwe rwose nta muntu ushobora kurwanya ikintu Imana yemeye yayisohora mbere yayisohora nyuma haleluya iki Imana yamuvuzeho nicyo kigomba kuba rero abantu benshi ndagira ngo babari impungenge kubwa Pastor Mutesi ngo yasohoye save the date vuba ngo abamurwanya ngo abagira gute ngo bazagira gute ngo bazabyica n'ubundi mureke mbabwire nta muntu wica Imana itishe amen kandi Imana yanditse kuri we yaracyanditse hari abatangiye bavuga ibintu byinshi ariko nkora buri gihe mvuga ariko abantu bagiye bavuga ibintu byiza ku bantu aho kugira ngo abantu birirwe bajudginga bavuga ibintu bibi ku muntu ese Pastor Mutesi nta byiza agira arabigira umuntu n'umuntu buriya mufrase aravuze ngo subu ndabivuga ngo iki ariko Bibiliya yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine mboye yes mwitangiriro avuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine rero kubera ko umuntu atagomba kuba wenyine ari ihame ry'Imana nayo mpamvu rero agomba kugenda gute agomba kubona umugisha w'urugo abatambyi tukamuhesha umugisha ubu turi mavuta yo gushyingira ubu byakomeye byakomeye umva abasingo mwese nukuri ni muhumura Imana izatugirira neza Imana izatugirira neza Imana itabaye David yigeze abwira Imana ageze kwa muhanuzi ku mwami Sawuli akanzwe na Goliyati ariko aravuga ati nta mpamvu yo kugira ngo Goliyati nkange oya Imana yabanye nanjye mu madubu nubundi uyu Mufilisti utarakebwe Imana izabana nanjye umva nzamushwanyaguza nkuko nashwanyaguze ari ya madubu rero kuba Pastor Mutesi Imana imutabaye nanamubwiye nimugoroba ndababwira ntumva mushumba we ijambo ryo muri Luka 1:37 niryo ngutuye kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere nukuri nubwo umva ijambo ry'Imana mushiravuga ngo ntabwo Imana izatubabaza byiteka muri Yesaya akavuga ngo ninge wagukubise ariko nanjye uzakomora kandi ninkugaruka nza kugaruka naho imbaraga nyinshi rero iyi nkuru ya Pastor Mutesi nta muntu tashimishije umva bamurwanye ariko uziko Yesu yigeze abwira Petero ngo nzakubaka itorero rikomeye ngo ariko naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azagushobora erega buri muntu wese agira samudiye we kera twiga muri kaminuza ugibukije inkuru kera twiga muri kaminuza twatubanye nyine kwa gatandatu tukabona abantu bambaye neza bakenyeye none ubwo hahita hava gaterime kavuga ngo buri muntu wese agira samudiye kubera iki bukwe nyine wa samudi ubu rero uyu mwaka ni wa Pastor Mutesi bahumurekere uyu ni umwaka we ni umwaka wo kunezerwa ni umwaka wo kugubwa neza ni umwaka wo kwambara agatimba imodoka ngo bi nuko bimeze abantu bareke shyushyu abantu rwose bamezwa amagambo abantu buri gihe bahora batanezezwa n'ibyiza by'abandi abantu batishimira ko umuntu yatabarwa akava ku musozi rwose aba bantu turi ahangaha reka nkubwire musho ngiye kubahanurira kandi ijambo natuye abantu baryirinde ngiye kubahanura mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere cya Samweli ibicubanza 15 niba ntibeshye cy'ahantu hari abantu bitwa abamareki bitambitse ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli igihe bari kuva he muri Egiputa berekeza i Kanani ubwo bwoko bukimara kwitambika Abayisiraheli bari kubabuza kwinjira mu masezerano yabo Imana yarabarakariye iragendera barimbura nta muntu witambika umugambi w'Imana musho ngo Imana imuha amahoro hari ibintu abantu bataza ariko uziko hari abantu bagiye bakubitwa inkoni hari abantu bagiye bahura n'ibibazo biturutse kubwo kwitambika umugambi w'Imana igiye ifite ku muntu runaka abantu bazitambika uyu mugambi w'Imana nukuri Imana bazahura nta muntu witambika umugambi w'Imana bene data niba ari igihe cya Pastor Mutesi cyo gukora ubukwe Imana ikabimutabaye nubyitambika Imana izaguhonderamo nta muntu witambika umugambi w'Imana hari ababyibaza nyine banabirwanya bitabareba akabatesi uyu Pastor Mutesi ubwo azava ku isi ashakanye n'abagabo bangahe ibyo se birabareba nashaka bazabicuma ibyo ntabwo bibareba ngo uko byagenda kose nimba abantu bose ngiye sinzi n'abagabo yashatse mba numva nyine babivuga ariko hari n'undi ubigenderamo wari uzi ko ari umuntu ushobora kwanga Apotre Rosine amwangishijwe n'abandi batanaziranye cyane akanavuga inkuru zawe nk'uzizi kandi wenda nabeshye wowe mwaragendanye
ubona koko Pastor Mutesi ari umuntu udashobotse kwera abantu bati nashobotse nigize gute. nibyo mpora mvuga hari abantu bavuga ngo ngo urugo rwaramunaniye ngo urwa mbere ngo urwa kangahe. Yesu yigeze avuga ngo nimujya ku gasozi kamwe mukahaburira amahoro muzimuke mujye ku kandi nimukaburira amahoro mujye ku kandi ndababwiza ukuri ko ntazarindwa ngaruka mutarabura ahantu muturiza. Hari ikintu abantu batazi, ntabwo ndi kubwira abantu ngo umugabo wa mbere nakuna ndusha kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane hari uwahita byumva ati ati uyu mushumba yavangiwe ataje kuvuga ngo umugabo wa mbere n'ibyanga uzamwanga ujye kuwa kabiri ujye kuwa gatatu ujye kuwa kane ujye kuwa kangahe. Mureke mbabwire mushu, hari ibintu abantu bajya birengagiza. Imana iturema ikadushyira kuri iyi si, buri muntu wese afite inzira y'ubuzima bwe. Pastor Mutesi afite abandi bavandimwe bavukana, kandi abo bavandimwe buri wese afite inzira y'ubuzima bw'Imana yamugeneye. Nawe undi imbere yanjye ufite abavukanyi bawe, kandi buri wese afite inzira ye y'ubuzima. Nanjye ukundi imbere ya kamera ufite abavandimwe, nanjye buri wese afite iyo nzira y'ubuzima. Rero ntabwo twese tunyura mu nzira zimwe zijyanye n'iki no kugira ngo tuzatabarwe cyangwa ubuzima bwacu buzagera. Ntabwo tunyura mu nzira z'ubuzima zimwe. Rero abantu birirwa bajajinga mushumba Pastor Mutesi ngo yashatse abagabo bangahe ngo bangahe, ariko aba bantu ngiye mushu ndacyabona abantu muri isi bafite ikibazo. Abantu baranirwa gukora akazi kabo. Nawe baraje bavuge ko yakuguze ngo umuvuganire. Reka ngura iki? Reka umva nge ntabwo nzabura kuvuga ukuri, ntabwo nzabura kuvuga uko niyumva, ntabwo nzabura kubwira abantu ikindi ku mutima. Buse yangura ngo angure ngo muvuganire bitanditse. Nawe ni mu bantu bamuhaye ururabyo, rero tubwiza ukuri tubwiye rwose pe. None se umva nkubwire, ubundi ururabo abantu bazi icyo rusobanura? Ururabo ntabwo bazi ikintu rusobanura. Hari abantu bavuga ngo rigenga umpaye ururabo ngo sinarwemera. Nuko utazi icyo rusobanura. Uramutse uzi mu bintu namenye Pastor Mutesi akunda ni indabo. Kandi nawe akunda indabo, niyo uhageze n'indabo gusa. Nanjye kandi nkunda indabo. Kandi ikindi cy'umuntu burya afite n'icyatanga musho. Buriya ntukarenganya umuntu ngo ntiyaguhaye urukundo, nawe urwe ntarwo afite, wenda ntarwo yahawe. Rero biba byiza iyo umenye umuntu ikintu akunda. Rero kubona aramushyiriye ururabo nuko nzi ko biri mu bintu akunda. Mu bintu akunda harimo n'indabo. Rero mushumba icyo navuga cyo arashobotse se arashobotse. Pastor Mutesi ubona ashobotse kandi n'umugore mwiza, n'umushumba mwiza, ariho igikundiro, afite ubwiza bw'Imana, avuga neza, agira isuku, arakunditse. Umva uriya mugabo ahubwo umutwaye, umva mana yanjye yitwa Murindwa Fredina. Urumva rero Mutesi, umva nkubwire ubundi ikintu kikwereka ko Mutesi ashobotse. Buriya hari igihe abantu bajya kubuseriva ibintu bakarebera niba Mutesi afite abana, ukababona ari umubyeyi uri aho uri mu rugo, wenda abantu bamuvuga ko batamusuye. Buriya umubyeyi w'ikirari y'umusuye musho uhita uvuga ati uyu mubyeyi nubwo afite abana ni ikirara, ntabwo azi kurera abana, ntabitaho, ntabaha uburere. Pastor Mutesi umusuye uhita ubona ko ari umubyeyi bye uhita uyitera. Azi kwita ku bana, abana baha discipline, amenya inshingano zo mu rugo, akamenya inshingano za gishumba. Aho Mutesi adashobotse ni hehe? Abantu nyine ntago babizi bibasobanuriye n'ibyo aho adashobotse ni hehe? Kuba bana nyine ngo n'abagabo benshi. Abagabo benshi se mva nkubwira ikibazo mushumba. Abantu bubu Yesu yaravuze ngo mbere yo gutokora igitokorwa kiri mu ijisho rya mugenzi wawe, banza nawe urebe mu ryawe. Utunga umuntu urutoki gutya mushumba, ebyiri ziri kukutunga ariko eshatu ziri kundeba. Bivuze ngo abantu nibige nabo kubanza ubwabo kwireba. Mutesi ngo ashatse abagabo 2 3. Ubu se Mutesi niyo muntu ushatse abagabo benshi muri uru Rwanda cyangwa kuri iyi si? Uko natangiye babwira ko buri wese agira inzira y'ubuzima bwe itandukanye n'iyundi, ni nako n'ubundi batagomba kujajinga umuntu ngo ashatse 2 3. None se ko ijambo ry'Imana rivuga ko atari ngombwa ko umuntu aba, ko atari byiza ko umuntu aba wenyine. Mutesi araba wenyine kubera icyo abagabo barashize. Barashize, babaye baranashize, twajya ku musozi tugasenga tukabumba uwacu. Nuko bimeze. Ntago abagabo bahashize rero kugira ngo Mutesi ajya kuguma wenyine, arenda asaza wenyine, agira iminkanyari, arwara stroke, abura urukundo, abura keya, ngo kugira ngo abantu batazavuga ngo ashatse kenshi. Uriya mubyeyi afite yagwije imbaraga z'umutima. Kubera ko no kuba bwa mbere byakanga akagira initiative yo kongera kwenderera bwa kabiri. Nukuri buriya n'ubutware. Hari abantu bamwe bagira igikomere cy'urushako bwa mbere, wamubwira ngo yongera ashaka kanga. Cyakoze cyo ni intwari. Urumva ni intwari. N'ibintu agenda acamo byonyine imisumari y'abantu. Akongera kendera akajya mu rukundo.
gusa rwose uyu Feredina azadufatira umukobwa wacu neza. Mutesi yikundira abagabo nibyo byiza rwose. Mutesi yikundira abagabo. Abagabo se bide ntibukunda abagore. Nyine nibyo ubaye udakunda hari umuntu oya nyine uzi ubyumve. Hari umuntu uhura n'igikomere agahitanga abagabo bose. Hako Mutesi atitaye kubamubabaje yikundira abagabo. Umva nkubwire mushumba Imana iratubwira ngo haracyariho ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Nibyo koko Pastor Mutesi yahuye wenda reka nkubwire nibyo mpora mvuga. Hari igihe abanyarwanda bagomba gukosora imvugo runaka. Hari igihe avuga turiya muntu yarubatse urugo runamunanira. Ese ubwo n'iki ko rwamunaniye? Suwati yashakanye n'umugabo udashobotse cyangwa udashoboye. Ese mushu ntabwo urabona umugore n'umugabo bashakana ntibabyare batandukana umwe yajya hari akabyara n'undi yajya hari akabyara. Icyo bavuga bo barabati none se abagabo bose ni bashobotse. Umva nkubwire ariko kucyo abantu batemera ko hari n'amashuri Imana yigisha abantu. Mutesi buri Imana yamwigishije ishuri rijyanye n'urugo. Shani yigeze ahirwa karenge na mwatuye y'ibyiza nge ndi umunyamakuru yo ndi hano. Nta yindi santima kiramo. Nyine mvuguka ibintu biri nabo ko abantu babyumva no kugira ngo bahindure imyumvire n'uburyo babyumvaga. Mutesi rero kare navuze ngo ari mu bantu bababaye menya batigeze bishima mu bintu by'ubuzima. Imana rero imugarukeho kabisa. Mbongeye ikintu nishimira ku Mutesi. Yanyuze mu iri shuri rijyanye n'urushako. Yaryize igihe gihagije ahura n'imisumari myinshi ahura n'ibikomere byinshi ariko apfa butama. Ni hake cyane bashobora kubona Mutesi ari kurira arizwa na biriya bintu. Yariraga iyo ngiyo mu gikari akaza kuri kamera tubona ari umubyeyi ahubwo uri guhumuriza iki abandi abwira abandi bijyanye n'ibikomere uko babyitwaramo uko bakomera uko bagira gute. Rero nibigiye kigeze Imana ikabigiye kumwomora igikomere nukuri abantu bareka ngo kumutera umwako n'umurozo bakomeza bamutongera niyo yamutera n'umwako n'umurozo umuroga apfe mu izina rya Yesu. Mushaka kuba atari n'umurozi ko mutere kubera ko jambo ry'Imana jo nigishije kuri YouTube channel online saa 9 nigishije rya jambo ry'ukuntu riri mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya mbere y'ukuntu Imana yafashe inda ya Hana irayiziba izibindi byara. Imana rero ifite ubutware bwo kuba yaziba n'umuyoboro w'urushako bikanga Imana ikarufungura kugihe ishakiye. Rero Imana ifite ubutware bwo kuba yaziba inzira runaka zikugezaho umugisha runaka igihe cyagera ikazifungura. Mushumba Mutesi afite abantu benshi azagira inama. Njye mbona abashumba twiga amashuri atandukanye n'ay'abandi bantu cyane cyane. Imana ibona ko uzaguhumuriza abantu uzahumuriza imbaga nyamwinshi. Pastor Mutesi ni umushumba kandi azahura n'abantu bubatse ngo azahura n'abasenye azahura n'abadivorushije none yaza babwira icyo ataranyuze muri ibi bintu ataradivorushe ngo yumve ukuntu igikomere kimera umugore bataye naza kumurira ari umushumba mutega ugutwa mwumve. Hari igihe Imana rero ikwigisha amashuri bikurikije naho uzigisha. Yego twagiye ku mukwe wacu rero bamwita Murindwa Feredina. Abonye umugore mwiza icyo ni icyane. Umva no kuri Feredina abonye umugore mwiza. Se watweretse agafoto ke oya ntabwo bishoboka nyirubwita atari yagatangaza se nge nagatangaza. Shaka mwatwiye oya kwizina ryagaragaye. Izina ryagaragaye ko ba Feredina ni benshi. Ubu nabo wasanga bati wasanga Feredina ari muri Kongo wasanga Feredina ari mu Burundi wasanga ari muri Canada. Ayo makuru turayabahishe. Hari abahungu bazi gusesengura nyamara ifoto nayo barayicukumbura itangwa na nyirubwita ariko atari ngiye yiturutseho. Murindwa Feredina rero ajyanye umukobwa mwiza aracyari umusore. Aya makuru ntayo abajeni mama Imana iri kubibuka ikabakubita amabogari none se ntago Imana igomba kubwira. Imana igomba guhereza abantu basenze ikabahereza ukagera ko basenze. Amabogare mu mwuka no mu mubiri ariko no mu mufuka none umuntu abibogara ahantu hamwe wapi bogare mu mwuka bogare mu mubiri bogare mu mufuka. Icyo mbemerera kwera ahantu hose bimeze neza. Abantu rero bagiye kuzana shyushyura ubu ngubu abantu batujuraza kubona inkuru zicicikana. Hana bavuze ngo niyo yahimbye yahimbye se agiye gukora prank. Ntumbaze ngo ni prank bamwe ariko abantu bagiye bareka ko abantu b'Imana iyi myaka yose ndayamaganye ndi kuri kamera ariko musho uzi ikintu kijyanye n'ijambo ribi buriya kugeza uyu munota turi guhangana n'abantu bagiye batwaturaho amajambo mabi.
ururimi rw'umunyeshyari, ururimi rutwaturaho amagambo mabi. Rwose bantu ndabasabye, bantu mu nyumva, abantu bazankurikira, abantu mukunda Mutesi mu musengere, mutesha agaciro abantu batangiye kuvuga ubugambo cyane amagambo mabi. Amagambo ni ikintu gikomeye. Nkunda kwigisha nubabwira nti imbaraga z'ijambo, force de la parole. Kuba nicaye hano nda Apostle Rosine nuko hari umuntu wabimbatije kandi ntago byamvuyeho, yabyatuye inshuro imwe gusa. Rero abantu batangiye kuzana ubugambo bubi bwo kumutera umwaku, bwo gutangira kumufungira ikirere. Rwose pe aya magambo turayasandaje ndi kuri kamera, ni ukuri nibareke undi mwana yishingirirwe yibonera urugo. Abantu batishimira ibyiza by'abandi rwose mufite ikibazo. Ikirabyo rero ugisigarane tu. Ikirabyo azahita arunterera. Nkako kanye umunsi yashyirwa nzahita dusamira hejuru. Uzamwaka bivuze ngo ninjye uzakurikiraho, uzamwambarira, uzamusezeranya, uzamubera marene. Ndaje marene muhamagare mubwire nimba bamugezeho. Nzamusezeranya atyo. Njye sizi ko ndi mu mavuta yo gusezeranya wowe. Umushumba uzasezeranya Pastor Mutesi arabonetse. Ose kuma video analyse zose mwakoresheje ubundi ibintu bigende neza, bigaragare neza ko ari official. Niko bimeze, nta bintu by'imikino. No mukobwa wawe rero. No mukobwa wanjye mu buryo bw'umwuka no mu mavuta ndamuruta. Ko ni pasteur ngiye nk'abapotre. Wenda mu myaka si muruta, ariko mu mavuta ndamuruta. Oya ma kubona ari inkumira. Kandi mu buryo bw'umwuka ubu niho turi gukonta, kuko akeneye umugisha wo mu gitambye. Mukobwa Imana yamusize ku mubiri ariko ku mutima naho nigira imusige pe arababaye. Ngo buri Imana yamaze kumwigaho byarangiye. Naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo aburiza mu iki Imana yavuze. Muri indwa rero aba badamu ba social media barayikunda umuntu burya ahantu yariye. Niwe wambwe muri education twize theoreme ya Pavlov. Chien de Pavlov. Pavlov theorem. Chien de Pavlov. Buryo Pavlov ngo hari imbwa yahoraga yumva inzogera inyama uko bayisoni igira gute. None igihe kimwe basomye igisanga nta nyama ziri. Imbwa yari bari ahubwo. Yararukaye babyita kurukara. Abagabo benshi hari yagira ngo akemuye ikibazo ahubwo ateje ikindi intambara. Byari umupasiteri w'umushuti wanjye yabushije umugore we kuza kuri kamera, ariko iyo duhuye arabivuga kabisa. Arabivuga ati umugabo wanjye arambangamira neza ubona nyine adatuje nawe aba yaruka. Ari ikibazo nyine. Njyewe umugabo uzandambagiza rero kubera ko ndi umukozi w'Imana, amenye ko kuri kamera aho nzahahora da. Ese nabura kuza kwigisha ijambo ry'Imana? Ntabwo byakunda ubwo yabagiye kubangamira Imana. Ushaka umuntu wako. Ese ko nza kuri YouTube ntabyo nje kuvuga bibi. Ushaka umuntu wakomeretse bisaba gukomera. Ahubwo gushaka umuntu wakomeretse bisaba kwitonda. Bisaba gukomera, nayo mpamvu bisaba kwitonda. Impamvu ngo Yosefu ngo yatoranyijwe na marayika ukomeye. Kuko ako yabonagamo umutima wo kwihanganira Mariya yatwise muri icyo gihe umuntu yatwitaga inda adafite umugabo bakamutera amabuye, ariko musho agendana nawe aramurinda paka iyo ndivutse kugira batamutera amabuye. Ariko Imana izi ubwenge, Imana igituremera abarinzi bagendana natwe mu bibazo. Abagabo bagira amarangamutima rero, nanjye nagakiregeshwa kanya. Ukaba ubona umuntu utakihanganira apanirari, ahantu bajya bakuramo irari. Nimba ubona Apotre Rosine utamurisika ngo uriske n'ibibazo byose yahuye nawe. Yego pe. Reka irari ikomereze wigenge. Hari abagabo baza bakwereka urukundo kandi atari urukundo bafite ari irari. Abo rero nibo irari n'urukundo biratandukanye. Nibo ndi kubwira ko biragoye kubuza mama Sharirene cyangwa mama Pasteur Mutesi. Yego pe. Mujya kuri social media kandi umugabo wese ikintu yabanza gukora. Sinshaka kujya muri ibyo bya social media kugira ngo abantu batazajya bakubona hora. Uretse ko nawe bariho aba yaragukuye akenshi ubwo abayanga kugiye ngo bigende gute. Rega kana barakaza. Uretse ko ngemba ndi mwivuga butumwa mu buryo bw'umurimo w'Imana, ariko abandi bafite ama YouTube channel bakora nk'akazi. Nomero ya telefone mushumba ubundi dusoze ikiganiro cyacu tukigereho n'ubwo wanze kutubwira umukwe wacu. Ntabwo bishoboka. Bagumana ibyo ngibyo, ayo niyo makuru dutangaje uyu munsi wa none. Asigaye mukobwa wanjye turakomeza tumusengere, Imana imushyigikire, Imana imuhezagire kandi yakira umugisha w'abakuru. Na Fredina hari tumuhesheje umugisha, turabatambye. Ijambo ryo baravuga ngo abo tuzahesha umugisha bazawubona. None se twabatuye bakabusubizayo. Ese Fredina ari mu Rwanda, ariko kukiri gushaka kuneka. Se watwireka. Oya. Iki ntago ari cyo gihe cyo kuvuga amakuru. Nimero rero ya Apotre Rosine. Nubundi ndi umuntu wanyu, abantu bo mu nkuge ntabwo nabibagiwe kubasuhuza, n'abantu bo muri Bohoka Ministry ntabwo nabibagiwe. Koze cyo nawe nabonye ufite abantu pe.
ndabafite nabonye ufite abantu bake bakunda ibintu byawe na deliverance yawe kandi pe deliverance nayo ni sawa umuntu biba kwa Apotre Rosine Samaranga abantu banjye bo mu nkuge bo muri groupe inkuge bamaze kumenya icyo bita deliverance buri munsi ugize akabazo ari deliver pe kwa ko namaze kubibigisha cyane rwose ko babikoraho bajya hose umudayimoni yakwataka ugahita wirwanaho hafi aho rero nimero yanjye ndi umutambyi w'Imana ndi umunyamasengesho reka ntumira abantu bo ku Ngoro TV no ku Kiharye kuri zone 250 hari imfubye zigira ibanga hariyo filimi y'imfubyi zigira ibanga abantu bajye baza dusengane bo kuri iwawe bo ku Ngoro TV bajye baza dusengane buri saa 9 umunyamasengesho buri saa 9 na mu gitondo ngira nibature na saa 2 z'ijoro tugisengesho rya mbere yuko turyama abantu bakunda gusenga rero bakunda inama bakunda igicaniro cy'amasengesho rwose narabararitse inshuro nyinshi nibaze tuvuga Imana nimero yanjye ni 0788 94 24 14 abari hanze ni kakamenyetso ko guteranya 25 nyine bakabanza imbere Imana itugirire neza amen Yesu aguha umugisha amen Mutesi yaravuze ngo uwo mfite rega ngo umuntu yagukubita inguma agahita avamo Fredi narawe atubwa atanyizera ahise ajya gukoresha save the day niko bimeze erega gukunda umuntu wahuye n'ibikomere biragoye rero Apotre Rosine